Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana ntabane nawe. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro, amazina yanjye ni Urukundo Bonane. Nishimiye kubana nawe. Muhaye ikaze mu ijambo ry'Imana ndetse ubutumwa ukomeye Imana impaye kugira ngo ugezeho. Ubu butumwa reka nkwinginge kugira ngo uze kuniza amatwi ubwumve. Ni ubutumwa Imana impaye bukureba ndetse nanjye bundebe. Gusa bubabaje. Buri wese akwiye gutekerezaho akamenya icyo akwiye gukora. Imana irababaye. Ibabajwe n'iki? Nuko abo yari yiringiye ko bazayibera abumaro bayibereye abahemu, bahemuka ku Mana. Abandi banga kuyumvira, abandi bakora ibyo bashatse n'iby'imitima y'irari ryabo ibabwira. Ariko Imana irashaka kuvugana n'abo bantu abayinaniye, ije kubereka ko Imana itamenyerwa. Abakifuza kuyumvira iracyateze amaboko. Reka nizere kuraniza umwanya wawe ukumva iyi message, ukumva Imana ivugana nawe binyuze mu ijambo ry'Imana. Muhaye ikaze, Uwiteka nabane natwe. Reka dutangire dusenga nkwinyiga cyane kugira ngo uzubane nanjye. Mana ihoraho, turagushimiye kuri Imana ishobora byose. Tuguhaye icyubahiro, ko ari wowe twahungiyeho tukabona amahoro, ari wowe twagezeho tukabona ubuhungiro. Nanone Mana turaje, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, utwemerere ufungure ikirere cy'ubuzima bw'umwuka, umanukire muri twebwe, tumenye icyo umwuka abwira amatorero. Uwiteka, turabizi neza kuri Imana yacu, twahamagaye ku manywa uratwitaba, twaguhamagara nijoro ukatwitaba, kandi ukamenya ibidukwiriye. Mana ihoraho, ni wowe duhanze amaso. Ongera uturebeshe impuhwe n'imbabazi zawe nyinshi, urengere ubwoko bwawe mu isi hose. Urakoze Mwami, kumvishe gusenga kwacu. Tubigusabye twizeye kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagusuje nanone. Reka nkwiye ikaze muri uyu mwanya ukomeye, umwanya Imana ishaka kuvugana n'umutima wawe ndetse n'ubugingo bwawe. Turasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ibice ni 5. Umutwe w'amagambo ugize icyo gice uravuga ngo Imana ishinja Abayuda ubuhemu. Imana ishinja Abayuda Imana ishinja Abayuda ubuhemu. Birababaje. Imana irashinja abantu bayo ubuhemu, kuyihemukira. Se wowe uhemukiye Imana kangahe? Wahemukiye mu buhe buryo? Imana iturinde, birababaje. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Aranditse ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, arurimburamo amabuye, ateramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende, arukuramo, acukuramo n'urwina. Nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Yuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye kurukorera uruzabibu rwanjye nasize ni iki? Ko nari nariringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye kurukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe,
kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Mbega ibintu biteye ubwoba! Kandi nzategeka ibicu bye kugwishamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda, n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yarabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Reka tuganire kuri aya magambo akomeye Imana iduhaye uyu mwanya n'Imana ndetse n'abantu bayo. Umurongo wa mbere bitangiye uvuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Ngo yari afite urutoki rwiza, ngo yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, ararwubakira. Ni uruzabibu ni wowe. Uwiteka yaraguteye, arakomeza, urakurugwiza imbaraga. Uyu munsi urashimwa n'abantu, abantu baragusingiza, baravuga ko ukomeye, baravuga ko udasanzwe. Ngo ndetse acokoramo n'urwina. Ishimwe cyane. Ngo nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu, ariko rwera indimu. Imana yiringiraga ko wowe urimo uranyumva, we wananiye Imana, we wanze kumvira ubushake bw'Imana, yakwiringiraga ko uzayibera umumaro, uzera inzabibu, ariko wese indimu. Arangira avuga ati rero nimunyize, ngo yemwe baturage b'i Yerusalemu, mwe namwe bagabo b'i Yudaya, nimudukize jye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari kwiriye kurukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ni iki Imana itadukoreye? Ni iki Imana itabakoreye? Ni iki Imana itakoze? Ariko ikintu kibabaje ni uko twayibereye abandi, twameze indimu, nta tandukaniro ryacu n'abandi. Birababaje. Ngo yararuhiye, ntacyo atarukoreye, ntacyo Imana itadukoreye. Twarakuze, tubaho, turazamuka, Imana itugabira imihamagaro igiye itandukanye, ntacyo itakoze, iratwambika. Ariko ibyo byose byatubereye umuyoboro wo guhemukira Imana, byatubereye inzira yo kubera bene data. Imana irababaye, ibabajwe n'abantu bayinaniye, kandi aribo yari yariringiyemo icyizere cy'uko bazabwira abandi iby'agakiza. Ariko uyu munsi nibo barimo baratukisha izina ry'Imana. Biteye agahinda ko uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, uri umupasiteri, uri umubishopu, ariko uyu munsi ukaba urimo uratukisha Imana. Imana ikaba yarakwiringiragamo kuzayiberamo uw'umumaro, ariko uyu munsi ubonye abantu bagukomera amashyi, ubonye abantu bavuga ati runaka arakomeye, nawe urangije uvuga ati iyi ndakomeye. Garuka, hunga udapfa, urimo uragana mu rupfu. Umva noneho umwanzuro Uwiteka yafashe, abonye ko uruzabibu rwamubereye ukundi. Ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye kurukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'inkike yarwo. Mana yo kwizerwa. Runyukwanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa.
kandi nzategeka ibicu bye kugwishamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda. Kuri rwo rutoki Imana irimo iravugana narwo. Birasobanutse, birababaje kuba Imana igiye gufata abantu muri buno buryo. Ntabwo ubuntu bw'Imana bukwiye gupfa ubusa ngo busage kubera ko ari ubuntu bw'Imana, no. Ngo dukore ibi kubera ko hari ubuntu, toka Satani mu izina rya Yesu. Bene data, iki ni igihe cyo guhindukira. Wowe wanze kwemera, iki ni igihe cyawe cyo guhanwa n'Imana. Wanze kumva warahuguwe uranga, barakubwira uranga, nawe urabizi ko utari mu nzira nziza. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka aje mu bamunaniye, aje mu bahoze ari abana bariko banze kugaruka. Sirabaryoheye nibyo. Urambara vuga wambaye neza, wagenda watura uragenda neza, ariko reka nkubwire aho urimo uragana akari heza, garukira aho ngaho. Imana adufashira tuzamuye, itugize abandi bantu, ariko uyu munsi wa none ni twebwe turi guhemukira Imana live. Ni twe turi kuba abahemu, ni twe banyabyaha, kandi twe twakavuza inkuru nziza y'agakiza twahawe. Agakiza kawe niba ntacyo kamariye Imana, ntacyo kamariye abandi, ntacyo kamariye ubuzima bwawe, gukizwa bikumariye. Uraho gusa. Bene data, ibi bintu nitubibamo nabi umva, nitubibamo nabi tuzabikubitirwamo, tuzabihanirwamo. Ntabwo Imana ikina. Imana ageze itanga umwana wa Yesu Kristo, warangiza ugakina n'amaraso yamennye kugorogota ku musaraba. Ngo ndajya kwihana. Urajya kwihana, reka nkubwire, hari igihe uza kwihana usanga igihe cy'imbabazi cyaragiye. Iminsi umaze urayizi, ariko iyo usigaje ntayo uzi. Imana iravuga ngo garukiraho, niwanga kugaruka ugiye gukurwaho uruzitiro, usenywe, wononwe, umerewe imifatangwe n'amahwa. Iyo mbega ibintu bibabaje. Reba kubona umunyacyubahiro arimo arakambakamba. Ariko Mana, reka mbabwire bene da, Imana nta mikino ifitanye n'abantu bayo. Abantu bakabije kumenyera Imana. Umuntu arabyuka mu gitondo ngo I am prophet. Umuntu akabyuka mu gitondo I am pastor, I am apostle. Ikibazo si nuko wanabyuka uri nabyo, aho ibyo bintu ufite uza agaciro kabyo. Igihe kirageze ngo tuvane ibyaha mu muhamagaro. Igihe kirageze ngo tureke guhemukira Imana. Igihe twahemukiye Imana, igihe twahemukiriye Imana, na n'ubu ntabwo turagera ku gisobanuro cy'uko dukwiye guhindukira ngo tumenye iby'agakiza twahawe. Iki si igihe cyo gukomeza guta umwanya. Iki ni igihe cyawe n'Imana. Iki ni igihe cyawe n'Imana. Iki ni igihe cyawe cyo kubyuka ukava mu ntege nke. Iki ni igihe cyawe. Hungu udapfa utarakurwaho uruzitiro. Va mu nzira utari wakurwaho uruzitiro. Nukurwaho uruzitiro, nta n'imvura izongera kugwa mu isambu yawe. Aho wabonaga amaramuko Imana irafunga. Hungu udapfa ukize ubugingo bwawe. Imana ivuganye namwe. Buri wese ntakiza ubugingo bwe. Ntatabukiza, Imana iraza kubushyira aho bukwiriye. Imana irica igakiza. Imana ishoboye byose, nta kinanira. Wowe urinde uhangara gusuzugura Imana rimwe kabiri gatatu. Urinde wanga kumvira Imana, ngo urinde wanga gutura mu bushake bw'Imana.
urinde, who are you? Ikidukwiriye ni uko duca bugufi, buri wese nasuzume kamere, asuzume umutima we, urebe niba ntacyo umutima ugushinze.